Yesu ashimwe. Ndaramukije abakurikiye radiyo Izuba. Nishimiye kongera kubana namwe uyu munsi. Nari maze iminsi ntaboneka kuri uyu murongo, ariko nishimye Imana cyane kuba uyu munsi inshoboje kugira ngo nze kubana namwe tuganire ku ijambo ry'Imana. Dufatanyiriza hamwe gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Bakorinto, rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice 10 umurongo wa 13, ndetse turasoma n'igitabo cya kabiri cya Mose 13 umurongo wa 17. Abakorinto 10 umurongo wa 13, ndetse turaza gusoma n'igitabo cyo Kuva ibice 13 umurongo wa 17. Ni byiza ko aho hantu mujya muhandika kugira ngo igihe kimwe n'uburi wenyine nuba wumva ushaka kuza iby'Imana yavuganye nawe wongere uhasome. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange ku bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Reka nsubiremo. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange ku bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Kuva 13:17. Kuva ni igitabo cya kabiri cya Mose, cyangwa se igitabo cya kabiri uhereye ku itangiriro, ibice 13 umurongo wa 17. 13:17. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, ahubwo nubwo ariyo busamo, kuko yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu, ibacisha mu nzira inyura mu butayu, ikajya ku nyanja itukura. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mana nziza, mu izina rya Yesu turagushimye, tuguhaye icyubahiro kubw'igitondo cy'umugisha duhaye. Uri Imana nziza, kuko udutegura imitima kugira ngo twumve icyo uvugana natwe, mwami wanjye. Ngushimiye buri muntu wese, mwami wanjye, wagushyize urushinge kuri radiyo ijana, kuri radiyo Izuba ku murongo w'ijana, kugira ngo yumve icyo uvugana nawe. Ndakwinginze mwami, kugira ngo imitima ye uyikingurire kumenya no gusobanukirwa, uyihe ubwenge no gukomezwa n'ijambo ryawe, kugira ngo Uwiteka urushye kandi uremerewe agusanga umuruhure. Ubuza amahoro, wowe utanga amahoro, yamuhe mu izina rya Yesu Kristo. Yumve gutabarwa guturuka mu ijuru, yumve imbabazi zituruka iwawe, yumve kugira neza kwawe. Reka Uwiteka we umukure mu muruho we, ahubwo umuhe umunezero, umukure mu bubabare bwe, umuhe guseka. Uwiteka, turabizi yuko abantu banyura mu bigoye, banyura mu bihangayikisha imitima yabo, ariko ngo hahirwa uguhanga amaso. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, kuko uwo nguwo ngo ajya umugisha bamutumbiriye. Mwami wanjye, ndakwinginze rero kugira ngo uyu mugoroba tukuboneyeho umugisha, utwemerere Nyagasani icyo ushaka n'icyo ushima kize kubana natwe, kandi ijambo ryawe rize kuba rizima kandi ribe rishya ku mitima yacu, kugira ngo turinezererwe. Kandi nanjye nk'umwuka wawe wera, kugira ngo ushobozwe mwami, kugira ngo wongere kunyota y'ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu, amen. Iki kiganiro cyitwa Icyaguhesha Amahoro. Ikiganiro mugezwaho n'itorero Lutheran Mission Africa kuri radiyo Izuba buri gihe saa 11 z'umugoroba ku cyumweru. Ni ikiganiro kimaze kugira imbuto nyinshi, kuko benshi baduhamagara kenshi batubwira yuko Uwiteka yakoze ibikomeye ku bugingo bwabo. Nawe rero uteze amatwi, bwaba ari ubwa mbere cyangwa se usanzwe ugikurikirana, ndagira ngo nukuriye uyu mwanya iminota itari myinshi tugiye kumara muri iyi studio tuvugana nawe, kugira ngo Uwiteka agendere ubugingo bwawe, kugirire neza, kugira ngo Uwiteka akubere Imana. Ndakwinginze kugira ngo ntuze gucikwa n'akantu na kamwe uyu munsi Uwiteka yateganyije kuvugana nawe.
ndakwinginze kugira ngo ndetse uhamagare n'abahirya no hino ubabwire kugira ngo bumve icyo umwuka abwira amatorero, bumve icyo Imana ivugana nabo ku mugoroba nk'uyu nguyu. Reka imitima yacu tuyikore mu byo twari turimo, muri shuguri nyinshi tuba twiriwemo, mu buzima butandukanye tuba turimo, maze tuyerekeze kuri Kristo we banze ryo kwizera. Nyemerera kugira ngo ufatanye nanjye aka kanya, ufatanye nanjye iminota mikeya kumva icyo ijambo ry'Imana rivugana nawe. Iri ntego ivuga ngo icyaguhesha amahoro ni intego imaze imyaka myinshi ivugwa kuri iyi radio. Benshi kubera iki iyi ntego? Nuko benshi tubuza amahoro, yaba amahoro yo mu mitima, yaba amahoro yo mu ngo, mu mibanire, mu bitunga ingo, yaba amahoro yo mu baturanyi, yaba amahoro atandukanye. Abantu benshi babuza amahoro. Abantu benshi babuza amahoro kubera yuko imitima yabo irarushye kandi iraremerewe, kubera ibyo bibwira batabona, kubera ibyo bashaka batageraho. Abenshi baremerejwe n'ubukode, abandi mufite ikibazo cy'amabanke, abandi bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, abandi babuza amahoro kubera urubyaro, abandi babuza amahoro kubera urushako, abandi babuza amahoro kubera yuko imiryango iguhamagara ngo yibitunga kandi nawe ntacyo ufite kigutunga. Mu by'ukuri urabona gutunga urugo ukabona birakugoye muri iyi si, ibiciro ku masoko bigenda bizamuka. Ibibazo ni byinshi bishobora gutuma babura amahoro. Bandi bararyama ntibasinzire kubera gutekereza ejo tuzamera gute, kubera kurareba ukabona nta byiringiro by'ejo, ukabona ntaho werekeza, wajya iburyo n'ibumoso ukabona nta kigenda, wahamagara ukabona ntaho kwitaba. Ibyo bigatuma mu mutima wawe wumva uremerewe, ukumva urarushyura remerewe. Abenshi baragenda ukabona umuntu aragenda ariko akivugisha, abandi urababona bagenda mu modoka meza ariko ukabona koza accident idasobanutse kubera yuko umutima we ntabwo uri hamwe. Abantu bafite ibibazo byinshi, imitima yacu iraremerewe. Abantu bafite ibibazo kugera hahandi umuntu ashobora kuza mu kazi akabwira nawe wakoresha, nyamara si urimo kuvuga nabi, ahubwo nuko imbuto iri muri we. Abanyarwanda nibo baciye umugani neza ngo akuzuye umutima agasesekara umunwa, kubera ko umutima uremereye ntacyo afite cyo gutanga cyiza, kuko no muri we nta cyiza kimurimo. Kubera ibibazo afite akumva hageze hose yabitura abahuye nabo. Abarimu bagakubita abanyeshuri kubera ibibazo basize mu rugo, abana ugasanga imitima yacu irimo iratanga imbuto hanze. Abandi ngo ziraremerewe, zirarushye kubera ko utabasha gutanga ibitunga urugo. Bamwe barimo baragenda bajya kubishaka n'ahandi, ugasanga abantu baracana inyuma, atari ukubera ikindi, kubera ko wa wundi mu bana ntafite ubushobozi bwo guhaza ibyo umutima wawe ukeneye. Wabona undi ukavuga uti se uyu muntu n'ubundi utabasha no gukora umusatsi, ugasanga umuntu arajyanwa n'ibyo ngibyo kubera ko umutima urarushye, ntabwo abasha kubona ibyo yakabaye abona. Uwo mutima urushye rero kandi uremerewe ukamusunikira gukora ibyo atagakwiye kubakora, kuko nta mahoro ari mu mutima we. Abandi bafite ibibazo by'abaturanyi, ugasanga abaturanyi bakubujije amahoro, ugasanga amahoro wayabujijwe n'abo muturanye. Ugasanga njya nkunda gutanga urugero ahantu umuntu inkoko ishobora gusohoka, yakonera umuntu igishyimbo kimwe akakubwira ngo agakiza agiye kugashyira hasi akwereka icyo ari we, kubera igishyimbo kimwe nk'uko ishokoye. Ukibaza uti umuntu yari afite agakiza. Abandi ujya kumva ngo umuntu yameneye amavuta, ukibaza uti amavuta yari ayafite. Iyo yamenese ntabwo ari kuza kumeneka kuri wa wundi, ahubwo nawe akisiga. Ahubwo ni ukuvuga ngo wa mutima wacu uri mu busa, wa mutima wacu udafite icyo ufite, wamaze gusohora ikiwurimo kijya hanze, kubera ko umutima wacu urushye ubuze amahoro. Ya mahoro ubuze ugasanga arimo aragukurura, aragushyira mu bidakwiriye. Ejo bundi barimo bambwira umuntu umwe ngo yaragiye atongana n'umuntu ku kabari, arangije aragenda azana umuhoro. Ahaje ageze ku kabari asanga umuntu yagiye, ahita ajya munsi arazitema ze bwita pane z'uwo nguwo. Ibyo ni iki? Byo ari bikwereka amahoro ari mu mutima ukwangana. Uwo muntu ntatuje, ntatekanye, nta mahoro afite. Niyo mpamvu noneho amahoro yakuwe no mu muturage ajyana mu bidukikije, ayajyana mu byo umuntu atunze. Abandi ararakara akica inka, undi ararakara akarandura imyaka, kubera yuko hari icyabuze, hari gap, hari vide, hari ahantu hatuzuye mu mutima we, hari icyuho. Ariko ni iki kiduha amahoro? Ni iki kiduhesha amahoro? Ni iki kitwinjiza mu buntu bw'Imana? Nta kindi, ni amahoro aturuka muri Kristo Yesu, ni ukwemera Kristo. Niyo mpamvu uyu munsi intego yacu cyangwa se ikiganiro cyacu kivuga yuko ukwiye kumenya icyaguhesha amahoro.
ariko ndagira ngo tumenye ese niki cyaduhesha amahoro? Nta kindi cyaduhesha amahoro nuko ibyo urimo ukwiye gutegereza kandi ukagirira icyizere Imana. Ikintu cyonyine gishobora kuguhesha amahoro nuko utegereza kandi nyuma yo gutegereza ukagirira icyizere Imana. Kristo yabivuze neza arabangwerega ibi byose baramubajije abigishwa ngo mbese muri Matayo 22:6-7 ngo tubwire ngo mbese ngo igihe cyo kuza ngo igihe cyo kurimbuka ku Yerusalemu kizaba kimeze bitaravuga ngo hazumva imubazi ngo hazaba intambara n'impuhazi intambara ngo hazaba ibishitsi hazaba inzara. Ibyo byose duhura nabyo umunsi ku munsi. Nta cyagakwiye kudukanga kuko twahawe integuza, twabwiye ikizabaho. Ibyo tubibamo tubizi, ibyo turabizi ko bigomba kuza, ibyo turabizi ko bigomba kubaho, ibyo turabizi ko inzara izaba, ibyo turabizi yuko ubuzima buzatugora, ibyo turabizi yuko nta handi twakura. Ariko amahoro yonyine Kristo wenyine aza gusaza imitima yacu, yadusanga akatwuzuza, yadusanga akatuboneza, yadusanga akaduha amahoro, yadusanga akaduha gutuza, kuko ibyo byose birashira. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo irashira ngo dore iminsi irashira. Ibyo byose birashira, ibyo byose biragenda ngo ndetse ngo bireyuka bigashira. Ariko iyo wiringiye Kristo akubera ibyiringiro, akakubera inkomezi, akakubera jabere, ugahora wumva ufite amahoro uhabwa na Kristo ataguturuka mu bandi bantu. Kristo rero yaraje atubera ubwami w'amahoro. Twasomye ngo ibyo byose tunyuramo, dusoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu magambo menshi twasomye, ariko hajemo ijambo ryari riryoshye cyane rivuga ngo ariko azaducira kanzu. Haleluya! Ngo uwo Kristo nubwo ibyo byose tubibamo, ubwo ayo mahoro, nubwo tunyura muri ibyo byose bigoye, nubwo tunyura muri ibyo byose biruhije, ariko ngo Kristo hari ikintu ajya akora, ajya ducira kanzu. Iyo ijambo kanzu ni ukugucira kandi karyango katari umuryango, wari umuryango munini. Inzu cyangwa se aho dutuye abantu bajya bagira karembo k'inyuma gahinguka mu baturanyi, cyangwa se umuturanyi ashobora kunyuramo atarenze kunyura ku irembo rinini, ako niko bita kanzu. Kristo ntabwo ajya tunyuza mu maso y'abatureba. Kristo muri izo ntambara tunyuramo, muri ibyo bibazo tunyuramo, muri izo ntambara zacu za buri munsi, Kristo we ngo ajya ducira kanzu, ajya tubonera iyindi rembo, ajya tubonera kandi karembo gahishe dusohokeramo, tukanyura muri ibyo byari bitugoye, tukanyura muri izo ntambara zacu. Ariko abari badutegereje ku marembo manini batatubonye, kuko Kristo hari icyo yateguye mu bugingo bwacu. Iyo uri muri Kristo Yesu, ijambo ry'Imana rivuga ngo nta n'iteka ubuzacirwaho. Iyo uri muri Kristo Yesu uba uri safe, uba ufite uburinzi budatangwa n'abantu. Niyo mpamvu Dawidi amaze kubura n'umukara avuze ngo ndubura amaso yanjye ku misozi, ngo maze nkukavuga ngo mbese gutabarwa kwanjye kuva he? Ariko umutima we wirisubiza, ntabwo yategereje undi muntu wibuze kumusubiza. Aravuga ngo utabarwa kwanjye guturuka mu izina ry'Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi, itazakundiye ibirenge byanjye ko biteguza, iturinda ntabwo isinzira, ntabwo igihunikira. Niyo mpamvu naho badutegeye cyo batubonera, kuko Uwiteka ngo waba yamaze guca kanzu kugira ngo kakanzu tukanyuremo, hahandi turi bunyure tukagenda twumva yuko dufite amahoro, dufite uburinzi, dufite ubutware, kuko Uwiteka turemera ibindi byiringiro, aturemera ubundi bwihisho, akaduhisha mu mababa ye. Niko Kristo yabwiye Abisirayeli ngo ariko se Abisirayeli kangahe nifuje kubabundikira mu mababa yanjye mukanyangira. Kristo akakubundikira mu mababa, kuko iyo nkoko yumvisha igisiga, ikintu cya mbere ko rihuruza imishwi ikaza yirukanka, igahita itanda amababa, ikinjira mu mababa yayo, ikajya mu burinzi bw'amababa ya nyina, ku buryo imishwi nta kibi kiba. Uyu munsi Kristo yatubundikiye, iyo dushyize munsi y'amababa ye, iyo turi mu rwihisho rwe, ntabwo dutinya ibidukanga, kuko iturebera ari umuremyi. Ariko niki? Nuko tuba twamaze gutegereza, twamara gutegereza tukagirira icyizere Imana, tukavuga ngo nubwo ibi biriho, nubwo ibi bingoye, nubwo izi ntambara mpura nazo, nubwo ibi bimfashe, nubwo binteye ubwoba, ariko ndagufite kandi ugufite afite byose. Niyo mpamvu muri iri byaririmbye we n'umwuka aravuga ngo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo, ngo reka mubaratire nti aramaza wenyine, mazwa na Kristo wenyine. Niringiye bwa buntu bwe, ndi mu mbabazi ze, niringiye amaraso, ndi mu mbabazi zisumba byose, mwikomejeho. Niba mwikomejeho ntabwo bafite.
twasomye igitabo cyo kuva ibice 13:17 ushaka gutindaho gatoya. Aba Bisirayeli ngo bavuye muri Egiputa, bamaze kuva muri Egiputa ngo Farawo arabarekura, ngo rekura ubwo bwoko ngo bugende, ngo ariko amaze kuburekura ngo bugende, Imana irabyemera ko babarekuye. Ndetse iyo usomye hejuru haba harabaho ibyago byinshi kugera ku cyago cya 10 aho bisha abana b'imfura bose, ndetse ari nayo njyana ya Pasika tujye twizihiza. Ngo ibyo byose byari bimaze gutambuka, bimaze kubaho. Ariko ngo bimaze kuba muri icyo gihe noneho ngo Farawo amaze kubona ko birambiranye, arekura ubwoko bwa Isirayeli ngo bugende. Ngo ariko Imana imaze kubona ko bwa bwoko burekuwe, ngo ntiyemera kubacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, ngo nubwo ari ubusamo. Hari igihe Uwiteka ajyanga kutunyuza mu nzira z'ubusamo kubera ko abari tureberera, kuko iturebera ntisinzira, ntihumbya, ntirwara, ntipfusha ngo yagiye gushyingura, ntabwo igiriye bihe byo kunanirwa ngo yasinziriye, ntabwo igitembera ngo hari yagiye gusura, ntabwo ihuga, ntabwo igira kanya na gato ko guhumbya, igire bizatubaho. Ijambo ry'Imana ryo rimbwira ngo imenyera kuri byo twibwira, ibizi imigambi yacu. Ijambo ry'Imana rikongera kandi ngo tumenye tukiri insoro mu nda za ba mama. Iyo Mana ikuzi, umuririmbyi aravuga ngo iratuzi, ngo kandi ntiyaturetse, ngo mu maganya yacu ngo tujye tuyihamagara. Iyo Mana ikuzi mu miryamire n'imibyukire yawe, iyo Mana imenyera kuri byo wibwira, iyo Mana yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, iyo Mana izi umubare w'imisatsi iri ku mutwe wawe, iyo izi n'ibiri imbere, imenya ibyahise ariko imenya n'ibiri imbere. Niyo mpamvu rero iyo ngingo yararebye ibona ko aba Bisirayeli nibagenda nk'uko babyifuza, bakanyura inzira ya hafi bajyana muri Kanani yabasezeranije, bazanyura mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ariko ngo ubwo iyo nzira nubwo yarusamo, ngo Imana iribwira iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Uwiteka hari igihe abona akabona nakurekurira nk'uko we wibwira, yakahita abona inzitizi ziri imbere yawe, akabona intambara ziri imbere yawe, akabona ibibazo biri imbere yawe, akabona ibyo bibazo byagusubiza aho wavuye. Umuntu umwe yigeze kutubwira ngo iyo umuntu asubiye inyuma cyangwa iyo umuntu aguye ngo asubira mu byo yahozemo. Hari igihe Uwiteka abona ubwo buzima uririra, ayo mafaranga uririra uyu munsi uyabonye utazongera kuza imbere y'Imana. Hari igihe Imana iba yaramaze kubona yuko umwanya utazongera kuboneka imbere y'Imana, ahubwo watangira guhugira mu byo ukora. Nyamara iyo yaguhaye ntuyihe umwanya, ugaha umwanya ibyo ngibyo yaguhaye. Abenshi duhugiye mu by'Imana yaduhaye guhugira ku yabiduhaye. Abenshi duhugiye ku bana Imana yaduhaye guhugira ku yabiduhaye. Abenshi duhugiye ku mafaranga Imana yaduhaye guhugira ku yaduhaye. Nyamara ngo iyo ngiyo ngo ijambo ry'Imana, Yesu niwe wabwiye umuntu ngo yabwiye abigishwa baravuga ngo ibaze none uyu mutunzi ngo wirundanyirije ibintu byose, ngo ariko se byamumarira iki gihe yababwiwe ko ijoro ari irya nyuma kugira ngo apfe, kugira ngo anyage ubugingo bwe. Umuntu akunyaza ubugingo, ibyo byose warundanyije byaba ubusa. Ibyo byose warundanyije nta na kimwe cyazakugarura mu bugingo. Ibyo byose ubamo nta na kimwe cyazigera kigufasha. Uyu munsi wambuye ubugingo bwawe, wagakwiye kurinda ubugingo bwawe kurusha ikindi cyose kirindwa, kuko ibyo ngibyo byose niho bituruka. Kuko ngo iyo umaze gupfa byose birashira, ngo kwibuka kwawe kuba kurangiye. Babandi bose bagusingizaga kuko uri umukire ntawe uzongera kubivuga, babandi bose bavuga amafaranga bazarangira, kuko ibyo byose wabyambuwe. Kandi ayo ngayo abarundi nibo bayise neza, bayita amahera arahera. Ariko wagakwiye kureba umuremyi, wagakwiye gucunga Imana yawe, kuko Uwiteka ni Imana yawe. Niyo yagukuye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, niyo yagukuye muri bya bibazo wari ufite, na hahandi wari ugiye kuko Uwiteka yaragutambukije, no muri za ntambara za Uwiteka yagukuyemo, no muri bya bibazo bya Uwiteka yagufasha akaboko, no muri hahandi wanyura kubona bitagishoboka Uwiteka yakugiriye neza. Turi mu minsi 100 yo kwibuka. Ibyo byose utekereze ya nzira zose wabayemo, utekereze muri ya minsi wabayemo, utekereze hahandi wavuye, utekereze bya bintu warayemo, utekereze hamwe wahungiye, utekereze bwa buzima bwose wabayemo. Ubwo ngubwo Uwiteka yarahagukuye. Muri ibyo bwavuze ngo hari igihe twavuga ngo Uwiteka naturokora, ukavuga ngo Uwiteka nankura ahantu nzagira gutya na gutya na gutya, ariko abantu baribagirwa. Ariko Imana yaratubwiye ngo uramenye ntuzibagirwe. Abantu baribagirwa, ariko Uwiteka ntabwo ijya yibagirwa, ntabwo ijya yibagirwa ineza yakugiriye. Niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ngo Uwiteka ibyo yakunyuzamo, yanze kukunyuza inzira y'ubusamo kuko azi kunyuza inzira y'ubusamo.
ushobora guhuriramo n'intambara ukifuza gusubira mu byo wasubiyemo. Abenshi babonye amafaranga bayakuye ku misozi no gusenga, ariko uyu munsi nimugisubirayo kubera ko business zawe zabaye nyinshi. Uyu munsi urarangura ukaranguza ntabwo wabona umwanya wo kujyayo. Uyu munsi ahubwo uratekereza ubwo kujya kurangura mu Bushinwa n'ahari nta mwanya wo gufite wo kujya gusenga, ahubwo uratanga amafaranga ngo abantu bajye kugusengera mu butayu kubera ko nta mwanya ufite wo kujya imbere y'Imana. Nyamara iyo ubiguhaye, ijambo ry'Imana rambwa muri Zaburi ya 24 ngo isi nibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, ngo abantu nibi twese turi ibyayo. Twagakwiye kugira umwanya wo kuba imbere y'Imana, twagakwiye kugira umwanya wo kwegera Imana, twagakwiye kugira umwanya wo gucimba bugufi imbere y'Imana, twakagize umwanya wo kwegera Imana nk'abana bakundwa. Igihe uzazamuka, Uwiteka azazamukane nawe. Ntuzasiga Uwiteka ngo uzamuke wenyine, esikariye azakuzamura uzazamukane nawe, ahazakugeza uzageraneyo nawe, kuko uzaba ufite uburinzi bukomeye. Ariko abenshi tuzamura kuri esikariye ya mbere tukamusiga, tugatangira kwizamura twenyine. Aho uzamuka uzagwa, kandi nubwo uzagwa nta rutangira ufite, kuko wasize umurengezi, kuko wasize umurinzi, kuko wasize Imana isumba byose, kuko wasize ugushoboza muri byose. Yerega imitima yawe hari igihe amaze kuba kahebwe, wumva yuzuye ibinure kubera ko hari icyo wagezeho. Ntacyo ufite, ntacyo uri cyo, ntacyo na kimwe uzageraho igihe udafite Imana isumba byose. Ibyo ufite byose ni ubusa, ibyo byose birashira. Abana barapfa, abagabo barapfa, abagore barapfa, amafaranga arashira, imodoka ziragonga, ariko wikomeje kuri Kristo uwabana nawe. Ariko ngo Imana iravuga ngo noneho rero ntabwo nzabanyuza mu butayu, ntabwo nzabanyuza mu Bafilisitiya kugira ngo mutazahura n'intambara, ngo ahubwo ngo Imana ibagendesha ibizigu, ibacisha mu nzira inyura mu butayu, ikabajyana ku nyanja itukura. Yabanyujije mu butayu. Ndagira ngo ninde kuri iri jambo bita ubutayu. Uwiteka abanyujije mu butayu ahantu hataba isoko, Uwiteka abanyuza mu butayu ahantu hataba inshuti, Uwiteka abanyuza mu butayu ahantu hataba abaturanyi, Uwiteka abanyuza mu butayu ahantu hataba bene wabo, kugira ngo wenda umeze neza ashobora gutakira. Uwiteka abanyuza mu butayu kubera ko bwa butayu bwari ubutayu bukakaye. Bose bari bamwe, bose bari bafite inzara imwe, bose bari bafite imyenda ingana, bose bari bajyanye ibingana, bose bari bafite ubuzima busa, naho gutakira bari bafite, nta soko y'amazi yari hari. Ibanyuza mu butayu ahantu hashyuha, ibanyuza mu butayu ahantu hakonja mu ijoro, ibanyuza mu butayu ahantu hari inzoka na sikoropiyo, ibanyuza ahakomeye, ariko ibategurira kujya Kanani. Uwiteka ajya tunyuza mu bikomeye byacu, ariko afite intego, afite aho tujyana, afite icyerekezo, afite aho twerekeza, kuko aho ngaho unyura mu bikomeye ngo niho hava abakomeye. Abanyarwanda nibo baciye umugani baravuga ngo ahakomeye hava amakoma. Ahantu hakomeye niho training y'abakomeye. Umuntu wese uzakomera natanga ubuhamya, nakubwira aho yanyuze, azajya agaruka inyuma avuga ijambo, aravuga ngo ariko ndibuka kera nkishonje, ndibuka kera nta muryango, ndibuka kera ntarabona akazi, ndibuka kera. Umuntu wese agira kera he, kandi kera he hajya hamukora ku mutima. Aho ngaho rero bwa butayu bwawe unyuramo, za ntambara zawe unyuramo, kwa gucishwa bugufi kwawe unyuramo. Ijambo nazanye umunsi iravuga ngo tegereza kandi ugirire Imana icyizere. Ibyo unyuramo nuko Uwiteka yanze kukunyuza ya bugufi, ahubwo akunyuza ibizigu. Ijambo ibizigu ni ukuvuga ijambo ryo kwizenguruka, kwiziguruka, kunyura kure, ahantu ushobora kuba uhagaze hano Kibungo, ariko kugira ngo uzagere mu Bugesera ugahera i Kigali, nyamara iyo unyuze hano hepfo kuri Mugesera, iyo unyuze hano iyo unyuze ahangaha hepfo zazaza n'ubundi wambuka amazi ujya mu Bugesera, ariko abantu banyura i Kigali. Imana ibazengurutse umusozi kugira ngo bazagere muri Kanani yabo, ariko ntiyabanyuza shortcut, ntiyabanyuza hafi, ntiyabanyuza ya bugufi, ibazengurutse ibizigu kugira ngo banyure mu butayu aho guhura n'intambara, ahubwo bahure n'ubutayu, bahure n'ibibazo byo mu butayu, ariko bige kubaha Imana, babone Imana yibagaburire imyaka yose y'ubuzima bwabo babaye mu butayu. Uyu munsi ufite agahinda kuko usanga n'ibyo kurya mu rugo bitagihari. Aho benshi mwishushu n'ibyo kurya kimwe mu Rwanda, ushobora gusanga umuntu ashobora kurya icyo kurya kimwe ukwezi kose kubera ko ubuzima ariko buteye. Uwiteka akacyongeramo intungamubiri zari kuba mu biryo byose. Nturwaze bwaki, ntugire ikibazo cy'imirire mibi, kubera yuko Uwiteka yaguhereye mu Mana. Haleluya. Uwiteka akakugaburira ibyo kurya abandi babona ko bitagakwiriye.
abandi bakurebere kure bakabona bagakwiye kuba abana bawe bamaze kujya mu mirire mibi ariko Uwiteka akayikurindiramo. Uyu munsi bakavuga igi buri munsi ku mwana, waritekereza ukabona ahubwo usibye n'ijya atazigera abona n'imboga cyangwa ibishyimbo, ariko Uwiteka muri ubwo buzima akarinda umwana w'ibiro ntibisubire inyuma, bakavuga ngo nibyo bimutera ubwenge, umwana akazakura afite ubwenge, nyamara kuko ubwenge yabuhawe n'Uwiteka. Uwiteka arinda Abisirayeli abahama. Manu yaravuga ngo iki ni iki, niko mu Kinyarwanda bahise ngo barayirebye baravuga ngo iki ni iki, ngo twari nk'utubuto duto cyane, tekereza nawe utubuto tumare nk'urume, ngo mu ijoro urume rwazigazije ubutaka, ngo ruvuyeho mu gitondo babona utuntu tw'umweru, ngo barabaza ngo utu ni uduki, batwita ma. Natekereje urume imbuto rwasiga ukuntu yaba ingana mbona sinyibona, ariko umutima wanjye ntekereza gutekereza urubuto rw'amasaka, impengeri. Batungwa n'utubuto tumeze nk'impengeri. Impengeri ubundi ni amasaka batekaga abantu bakayarya nk'ibiryo. Abantu batungwa n'utubuto tungana nk'utw'amasaka imyaka yabo yose. Abo bantu baryongeye ngo ariko bari bitotobye baravuga ngo mbese watuzanye mu butayu, Mose wazanye mu butayu kugira ngo tuhagwe, ukagira ngo Mose we hari yindi mpambare yagendanye, ukagira ngo bazapfa bamusige. Bamaze kwitotoma ngo atakambira Imana, ngo Imana irababwira ngo ejo muzarya. Haleluya. Uwiteka akakubwira ngo ejo uzarya, nyamara ntabwo wahinze. Uwiteka akakubwira ngo ejo uzarya, nyamara ntiwahembwe. Uwiteka akakubwira ngo ejo uzarya, nyamara nta kindi kintu na kimwe ushingiraho ubona kurya kwawe, ariko Uwiteka arababwira ngo ejo babwire bazinduke kandi babwire ngo ejo bazarya. Mu izina rya Yesu Kristo ibyo bigutunga Uwiteka ajya bihamushyiramo ubuzima, ajya byongeramo ubuzima, kandi ukarya ugahaga, ukabona ibyo kurya bituruka ku Mana isumba byose, ukabona imbabazi ze, ukabona ubuntu bwe, ukumva unyuzwe n'ubushuti ufite mu ijuru, ukumva unyuzwe n'imbaraga ufite mu Mana isumba byose, kuko Uwiteka iyo yavuze ntawe umukoma mu nkokora. Abisirayeli ngo batungwa niyo Mana, nkuko nawe utunzwe n'indi gimwe muri iyi minsi wumva imaze kukugera ku nzoka. Hari umuntu umwe wambwiye ati iyo ninjiye mu rugo nkumva ubugari burahumuye, mpita numva nahita nasubirayo, kubera ko amaze kubugira indyo ye ya buri munsi, akumva imaze kumugwa, ariko ntacyo yagutwaye kubera ko Uwiteka yaje abujyamo. Abantu benshi ntagi bagira icyo baba, abana bawe bararya bakarya ibyo abandi bumva ko bariye nabi, ariko ugategereza ko bacura mu musatsi bakawubura. Uwiteka yahaye Abisirayeli kuba mu butayu imyaka 400, ngo baragenda. Abo bantu nta soko ryo kuguraho imyenda bari bafite, nta soko ryo kuguraho inkweto bari bafite, ntabwo bigeze bahinga, nta mazi bari bafite, ntabwo bigeze bagendana inkweto cyangwa imyenda, ariko Uwiteka barindira mu byo bafite. Imyaka irakura, imyaka iragenda irashira, iyindi iraza, bamara imyaka 40 bazenguruka ubutayu. Nyuma yo kumara imyaka 400 na muri Egiputa, baraza bamara imyaka 40 mu butayu, imyenda yabo ntiyabasaziraho, inkweto zabo ntizacika, ubuzima babukomereza aho ngaho. Ariko kubera ko bari bafite nzayimana, baguma kuri nzakugira neza y'Imana, nzagendana nawe y'Imana, nzabana nawe y'Imana, nzaguha igihugu y'Imana. Iyo nzay'Uwiteka bakomeza umutima, baba muri ubwo butayu bafite ibyiringiro by'i Kanani. Nubwo banyuraga muri ubwo butayu berekezaga i Kanani. Ibyo unyura mu uyu munsi nuko ufite aho werekeza, ibyo unyura mu uyu munsi nuko Imana igutegurira aho ujya, ibyo unyura mu uyu munsi nuko Uwiteka hari ibyo yagambiriye kukugirira. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo ibyo yibwira kukugira ni ibyiza si bibi. Icyo usabwa no kwikomeza ku Uwiteka, icyo usabwa no kubana n'Imana isumba byose, icyo usabwa no kwemerera Imana ikakubera ibyiringiro, maze bya byiringiro bikaguha amahoro yo mu mutima, bya byiringiro bikagukomeza, bya byiringiro bikakubera umurengezi, ukumva ko ukomeye mu Mana isumba byose, kuko iyo bivuze no kubikora izabikora. Danieli ngo igihe kimwe akiri ingaragu, akiri ingimbi, umusore mwiza w'ingimbi ukiri mutoya, ngo amaze gutoragwa mu bantu baturutse ibwami, baturutse mu bana b'ibikomangoma baryaga, bari bafite ubuzima, bari bafite imibereho, babana bakuze bafite aho bakomoka, bafite izina ry'iwabo, bafite buri kimwe. Wa mwana wakomokaga ngo barabatwara mu bujyagani Babuloni, ngo bagezeyo babategekera ibyo kurya kugira ngo abana b'abajeni, abana bafite ubwenge, bameze neza, bafite mu mutwe hateguye. Ariko ngo Daniel amaze kureba ibyo kurya by'ibwami, ngo yinginga umurinzi we, baravuga ngo dutungishe ibishyimbo, udutungishe n'amazi. Imyaka yacu tuzamara tuzirira ibishyimbo, tunywe n'amazi.
hanyuma uzatugerageze uzatugereranye n'abangaba noneho bari bafite ngibi baryaga ibyo kurya by'ibwami banywaga amavino y'ibwami bari batese bameze neza ariko mu minsi 10 yabagerageje ngo agiye kubareba mu maso asanga ngo bameze neza kurenza abandi bose kuko Uwiteka yamanutse abana nabo muri bya bishyimbo na y'amazi kuko Uwiteka yamanutse abana nabo muri bwa buzima bwabo iyo Uwiteka yirurukiye kukugirira neza no kubana nawe muri ubwo buzima unyuramo ubuzima bwawe bwose unyuramo ubunyuramo unezerewe ufite amahoro yo mu mutima kuko ubizi yuko nubwo ari agafuka mugiye kuvuga ngo kirye n'umwana wawe yipfire ushobora gufata kuri ka gafu ugahaho Eliya maze nagategeka ko ifu n'amavuta bitazashira mu kebo n'amavuta ntashire mu mperezo ibyo ngibyo kuko Uwiteka yabitegetse iyo amanukiye kukugirira neza ifu ntabwo ishira mu kibo n'amavuta ntashira mu mperezo kuko Uwiteka yamanutse kubana nawe muri ibyo bintu kuko Uwiteka yamanutse kukugira neza nuko Uwiteka yirurukiye kuba mu mazi n'ibishyimbo Daniel na bagenzi be baryaga ibyo bishyimbo ntibabirambirwa amazi ntiyabatera ikibazo na kimwe ahubwo Uwiteka byongeramo vitamine abana barabyibuha bamera neza kuko bafite amahoro yo mu mutima barabona ko ntabashaka ikibatandukanya n'Imana yabo barabona ko badashaka ikibashira kure y'ubwiza bw'Imana bemerera Imana kugira ngo yizibane nabo muri ibyo ngibyo baba hamagara Imana mu bibereho yawe hamagara Imana mu byunyuro hamagara Imana mu ntambara zawe hamagara Imana mu rugo rwawe rufite ibibazo wihamagara mugenzi wawe wihamagara abakomeye wihamagara inkiko hamagara Uwiteka hamagara Imana isumba byose hamagara ujye udushoboza reba Imana ihanga amaso umuririmbyi atujye umuhanga amaso ujye umuhanga amaso ajya arinda umutumbire ku manywa na nijoro Uwiteka numwemerera akaza kinjira mu bugingo bwawe azagutambutsa mu bikomeye byawe maze ngo abo bana baba muri ibyo bihe babana n'Imana bagumana n'Imana bavugana n'Imana Uwiteka bakoresha ibikomeye kugeza ubwo Daniel ariyo muntu wabashe gukora ku ngoma z'abami batatu batandukanye bagiye basimburana kandi akabakorera neza bose agasaza neza kugeza ubwo afite imyaka irenga 40 ngo Daniel yaragifite igihe cyo kwiriza iminsi 21 asenga yinginga Imana kubera vitamine yakoye mu bishyimbo n'amazi byari mu Uwiteka ibibazo byawe iyo wemere Uwiteka kabibamo ibibazo byawe wemere Uwiteka akaza kagendana nawe araza akaguhindura muzima muri Kristo Yesu araza akakwambika imbaraga araza akaguhumuriza araza akagushoboza araza akakurema umutima mushya araza akaguhindura ibyiringiro ubundi bavuga ko mu bantu ba mbere babasha kurya cyangwa bakunda ibyo kurya abantu bita ingimbi babana 16 18 kuko babageze igihe cyo gukura bivuga ngo bari abana bari kumva yuko bashaka kugira ngo barye ibyo kurya by'ubwami bakomere nta gukomera kutarimo Kristo nta gukomera na kumwe kutarimo Kristo ubwo butayu bwayo nzira zawe unyuramo ibyo bikugoye uyu munsi iyo wemereye Kristo gusa Kristo akawugendana nawe muri iyo nzira n'igihe uzakomera uzabuzi ko wakomejwe n'Uwiteka ntabwo wafashwe ukuboko na mukuru wawe ntabwo wafashwe ukuboko n'umuryango ntabwo wafashwe ukuboko n'abakomeye nta n'umwe uzakwivugaho hejuru nta n'umwe uzahagara hejuru ngo avuge ko ari icyo yagukoreye ahubwo byose icyo uzajya ukora cyose uzajya uvuga ngo Mana uhimbazwe amahoro rero y'Imana azakwambutsa kugeze Kanani ababisirayeli nubwo baga mu butayu nubwo bagendaga muri ubwo butayu bukakaye nubwo banyuraga muri izo nzoka na scorpion nubwo banyuraga muri ubwo bushyuhe nubwo bukonje ariko Uwiteka yabaciriye akanzu kamwe twatangiye tuvuga kuko ngo iyo bagendaga ninjoro ngo Uwiteka yabeberaga inkingi y'umuriro iyo nkingi kabayobora kandi kongera ikababera n'ubushyuhe muri ubwo butayu ikabashyushya bakabebera umubiri rokota bakota cya gicaniro cy'Uwiteka bakagendana n'Imana isumba byose ariko ngo kumanywa ya nkingi kongera gahinduka ikaho kuba umuriro ikaba inkingi y'igicu kugira ngo bazimirize izuba igendane nabo ibabuze kugira ngo bataza kunyura muri ubwo bushyuhe bakaza kwicuza bakaza kugira gahinda k'ibyo banyuramo ahubwo ngo baremera igendana nabo yababereye igicucu n'igicu kugira ngo bagendamo ngo yose banezerewe
ngo ndetse ibaha urutare rwo Kristo, ibaha urutare rubagenda imbere. Urwo rutare ngo rwari Kristo, kugira ngo nibagira n'inyota bakubiteho inkoni gusa, ya nkoni byara amazi abahindukira ibyo amazi yo kunywa adudubize mu bugingo bwabo. Ndagira ngo iyo soko, ya soko y'amazi amara inyota, ya soko y'abanye n'Abisirayeli mu butayu, muri ubu buzima unyuramo, muri izi ntambara zawe, muri ibi bibazo byawe, yongere kukubera isoko idudubiza mu bugingo bwawe, kugira ngo wa mutima urushye, wa mutima uremere, wa mutima wahindutse ubukuna, uyu Uwiteka yongera kubuvomerera amazi, yongere kumva ko umutima wawe unezerwe nyamara nubwo ufite ibibazo, wishime nyamara nubwo akakwiye kububabaye, uhumurizwe nubwo akakwiye kuba ufite intimba. Uwiteka nadudubiza isoko y'ubugingo, y'amazi y'ubugingo mu bugingo bwawe, azaguhindukira nka ya mazi Kristo yabwiye Umusamariya, aravuga ngo yaba wanyemerera uyu munsi ngo naguha amazi. Uwiteka aguha amazi kugira ngo ayo mazi ubutayu unyuramo ukomeze kumva unejejwe no kuba ufite ibyo kunywa, no ufite amazi yo kunywa, ufite amazi arengera ubugingo bwawe. Ariko icyerekezo cyacu si cyo kuguma mu butayu, ubuzima bwacu si ubwo kuguma aho turi, ahubwo turareba. Umuririmbyi ikora rimwe n'iririmba ngo iyo tujya turareba ngo ntabwo dupfa kugenda, kuko twagiye guhaguruka dufite intego. Uwiteka nubwo akunyuza mu butayu, ariko aguha amaso y'umwuka areba kwambuka Yorodani, areba i Kanani, areba kuzamuka Yorodani yawe, areba ko Yorodani izakamirwa imbere yawe maze ukambuka, ndetse yari Yeriko igasenyuka. Tuba dufite igihe kitari kinini twari kuvuga urwo rugendo rw'uko noneho bageze kuri Yorodani igacikamo kabiri bakambuka banezerewe, bagera i Yeriko ntihagire intambara n'imwe iba, ahubwo bakavuga ngo mufate amakondera muzenguruke karindwi. Zenguruka. Abababonaga ntekereza yuko ubabonye mu buryo bw'umubiri wabona barabasazi, bagiye kurwana n'ingabo zikomeye. Baravuze ngo hari Abanaki, ngo abagabo barebare banini, niko bari batubwiye igihe Yesu na Kalebu bajyaga gutata mu bice 13 byo kubara, ngo bari babwiye ngo hari abantu barebare, ngo Abanaki, ngo abantu barebare banini, ngo abo bantu ntabwo ari abo kwisukirwa. Ariko Kalebu aravuga ati tuzabarya nk'uko barya imitsima niba Uwiteka twishimira, kubera ko abantu batumviye Imana bagera kuzenguruka. Ariko igihe kiragera bavuga ngo ujye muzenguruke, noneho kirahagije ngaho ni mu cyamike. Ariko ngo bageze kuri Yorodani, ngo maze Uwiteka yohereza umugaba w'ingabo. Yosuwa amurebye aramubaza ngo mbese uri mu ruhande rwacu cyangwa uje kuturwanya? Aravuga ngo nje none kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Bivuga ngo ntabwo Abisirayeli abarwanyi, ahubwo hari wari uje kurwana mu mwanya wabo, aje kubera umugaba ingabo z'Uwiteka, aje kugira ngo abere umugaba ingabo z'Uwiteka. Bivuga ngo nubwo bari bahari, ariko hari izindi mbaraga zari zitanzwe n'Uwiteka zatumye bazenguruka Yeriko karindwi. Yeriko iradiriduka. Iyo tekinike mu gisirikare nishoboka, iyo tekinike mu ntambara ntabwo ibaho. Tekinike yo kujya kuzenguruka ukavuza amakondera gusa, ukarwanisha ikondera, ntabwo ubundi yakabaye ishoboka. Bakaba bafite imiheto n'imyambi, bakaba bafite amacumu n'ibyo kuririraho, ariko ibyo byose Uwiteka bihinduye ubusa, abaha ubuzima. Ngo maze bagera muri Kanani. Nubwo turi mu butayu, nubwo tunyura mu bitugoye, nubwo ubuzima bwawe bukugoye, nubwo uburwayi bwawe bumaze kugutwara umutima, nubwo ubukene ubona bukwishe, nubwo perimi yawe yabuze akazi, nubwo diplome yawe wari wishingikirijeho ntacyo yakumariye. Benshi bishingikirije kuri diplome zibura akamaro, abandi bishingikirije ku maperimi yabuze akamaro, abandi bishingikirije kuba komeye na bene wabo ntacyo babamariye, abandi bishingikirije ku kuba hari icyo bari cyo ntacyo bimaze. Ahubwo icyo uyu munsi ukwiye kwishingikirizaho ni Kristo. Maze nubwo uri mu butayu bwawe, nubwo uri mu bikugoye byawe, ukareba ka kanzu Uwiteka yaguciriye, hahandi yaguciriye akanzu, ugatungwa n'ako kanzu, ukagendera muri ako kanzu k'Uwiteka, ariko utareba ubutayu, ahubwo ureba Kanani yawe, ureba aho tujya, ureba aho gusiganirwa, aho usiganirwa kugera, kugira ngo Uwiteka nakwambutsa uzibuke ko uwo ngo wari ubikoze. Uwiteka ari wabikoze, kandi Uwiteka yatugiriye neza. Ijambo ry'Imana ryavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ndagira ngo nsoze nkubwire ngo hamagara Uwiteka, emera Uwiteka mu bugingo bwawe. Ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gito ntibihora, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana ikomeye jya uyizera. Yasezeranye natwe ko izabana natwe no mu gihe biruhije. Nubwo isezerano ryawe ritinda, ntabwo rizahera. Ikomeze ku Uwiteka, hanga amaso Uwiteka, tegereza Uwiteka kugira ngo umugirire icyizere, kandi nugirire icyizere Imana yawe, Uwiteka azakubera Imana ikomeye. Uwiteka azakunyuza muri ibyo byose bikugoye, kandi akugeze ahawe unezerewe. Ndakwinginze kugira ngo uyu munsi wemere usengane nanjye.
vuga uti Imana isumba byose ndakwinginze kujya nkugirire neza. Reka dusenge Imana kugira ngo Uwiteka kubera umurengezi n'umurinzi, Uwiteka gushoboze kunyura mu byo unyuramo bigoye, ariko we kukunyuzamo kureba ibigoye ahubwo ukomeze kurangamira Kanani yawe, ukomeze kurangamira aho twerekeza, kuko aho tujya Uwiteka wazaduhanagura amarira twarize, ni kumuririmbyi yaririmbye, azatwambika amakamba atatse y'inyenyeri ngo tumukorere, azaduhemba. Ndetse ngo ubwo azaza azaduhemba, kuko ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Mana nziza, mu izina rya Yesu ndagushima, habwa icyubahiro kubw'igihe cyiza uduhaye kugira ngo tuvugane n'ubwoko bwawe, ukorane nabwo, urimo umutima mushya uturuka muri Kristo Yesu. Mu ntambara zabo ubarwanirire, mu bibazo byabo ubabere umurinzi, mu byo banyuramo databuja ubabere umushorera, ikiganza cyawe cy'iburyo cye kubavaho. Abarwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo, abafite ibibazo by'ubuzima bikurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Ubutayu bwacu butugoye ukomeze kuducira kanzu nka, uduhe amazi amara inyota abonerwa muri Kristo Yesu. Ukomeze kuduha umucyo w'igitangaza utuvira mu ijoro, uduhe igicu kidurinda ku manywa, kugira ngo imigendere yacu yose tujye tubona kugira neza kwawe. Urakoze Nyagasani Imana, utubere maso, ibyo ushaka n'ibyo ushima bibe ku bugingo bwacu ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye abo twari turi kumwe kuri radiyo Izuba, mbinginga kugira ngo wegere Imana nk'umwana ukundwa, usome ijambo ry'Imana, ube mu ijambo ry'Imana, ugendane n'Imana, kandi Imana izakugira neza. Hari igihe iki kiganiro bagifatiye hagati ukaba utabashije kugikurikira cyose, ni ikiganiro dukomeza kubona tunyuze kuri YouTube, cyangwa se abantu bafite ama-smartphone, amamashini, ushobora kwandika kuri YouTube ijambo Ayo TV cyangwa Tanava Live, I na V na I, Live, Ayo TV Live, ku buryo ibi biganiro byacu byose ibyatambutse mbere n'ibindi n'ibyo tuba twanyuzemo wenda waba utabonye ukomeza kubibonera kuri uwo murongo wa YouTube. Hanyuma kandi ngushishikariza ko ku cyumweru saa 11 ujye uri imbere y'inyakiramajwi yawe kugira ngo wumve icyo ijambo ry'Imana rivugana nawe binyuze mu bakozi b'Imana. Uwiteka akurinde. Mwari kumwe na Pastor Alexis. Nimero ya telefone ni 0788 76 11 19, 0788 76 11 19. Wampamagara, wamvugisha, tugafatanya kumva icyo Imana ivugana natwe no gusengerana muri iyi nzira tunyuramo yo gukizwa. Shalom, shalom, kizwa. Shalom, shalom, kizwa.